Reka tubanze tubasuhuze mwese abakurikiye radiyo ya Ruda, ikaba ari radiyo ibagezaho ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro bisobanutse, dore ko na perezida wayo nawe ari umuntu usobanutse. Uyu muperezida rero reka mbanze mubabwireho gakeya, ni umuperezida wageze kuri iyi si ku itariki 21 z'ukwa mbere mu 1971, hari kuwa kane mu gihugu cya Uganda, birumvikana. Uyu muperezida rero akaba uyu munsi wa none ari mu Rwanda, ubwo ni nyuma y'amateka maremare namwe muzi yagiye aba muri iki gihugu cyacu cy'abanyarwanda bagiye birukanwa mu Rwanda bakajya Uganda no kugaruka kwabo, byinshi mugiye mubizi. Rero uyu muperezida akaba ari umuperezida udasanzwe, umuperezida w'umuhanga, umuperezida w'umunyabwenge ku rwego rwo hejuru, ndamubatuye abashobora kunkurikira ndetse n'abandi bose. Uyu muperezida nashoboye kugera iwe, ni umuperezida utangaje, ni umuperezida wishimirwa n'abaturage bose baturanye b'i Kanombe, aho ku mudugudu w'indege iruhande rw'ikigo rwa gisirikari cya Gikomando, ndetse indege iyo ziguruka uba wumva urusaku rw'indege zinyura hejuru iwe. Ni umuntu w'umuhanga cyane, inzu yiwe irimo amakaro meza cyane atangaje. Ni umuperezida wambara neza, wambara imyenda yitwa barafinda style. Iyo myenda ikaba yaramamaye ku isi, ikaba ikunda gukoreshwa n'abantu benshi cyane bo mu Bushinwa, nibo bazi iyo myambaro. Uyu perezida rero twaganiriye byinshi bitandukanye, mugiye kumukurikiramo mwumva uburyo agiye gusobanura ku kibazo kijyanye na divorce, nk'uko bakomeje kugenda abantu batwandikira kuri no radio batubwira impamvu ki abanyarwanda muri iyi minsi biri kugenda batandukana, mbese n'ubukene, mbese biterwa n'iki. Araza kudusobanura byinshi kuri icyo kibazo gitandukanye, kuri ibyo bibazo muri kugenda mwumva. Aha kandi twabamenyesha ko mu minsi mikeya muraba mukurikira kuri televiziyo zanyu live, kuko Ruda iri gutegura ibikoresho, yamaze kubitumiza mu mahanga, abatekinisiye bamaze kuhagera. Mu minsi mike muraba mukurikira televiziyo ya Ruda, muraba mukurikira neza 5 kuri 5, buri kintu cyose muzaba mukibona. Rero uyu muperezida agiye kutuganira byinshi bitandukanye ku bibazo mwagiye mutwandikira kuri interinete mutubaza, kandi mukomeze mutwandikire ibibazo, turi kugenda tubibona bitandukanye, ni byinshi. Reka mumwumve abanze abasuhuze, hanyuma atubwire uko kuri icyo kibazo cya divorce kimeze. Se Ruda yo nka perezida w'umuhanga yaba we yiteguye kugikoraho iki? Murakoze cyane muntu wanjye uhagarariye abandi bose hirya no hino mu gihugu, noneho ari we ugenzura n'abandi bose bakenera amakuru n'isakaza makuru cyangwa isakaza ryayo n'isakara ryayo ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero kuba rwose twaragize amahirwe mukadusura, noneho mudusuye musa nkaho muhagarariye isi yose, mwegerera kuri tere bose babireba, noneho kubw'amahire babarije ikibazo cyiza cyane cyagoye abanyarwanda, si n'abanyarwandakazi gusa, na East Africa n'Afurika n'isi yose hose kirumvikana turacyumva. Twari tuzi ngo abantu baraminuje ko baje ku isi gukemura ibibazo, ariko twaje gusanga hari ibibazo byabakandamije bibicariye ku bwonko, noneho ukagira ngo hariho icyo bita katarakiti. Ni akantu k'agashashi gapfuka ku bwonko gatuma umuntu atayoka neza, kuko antene ntizipfupfunyukayo nk'antene z'ikinyamunshongo ngo zishinge zigare zirebe kure, noneho umuntu ajye mbere yemye. Ubu rero nk'uko mpawe iri jambo nkabazwa ikibazo cyerekeranye n'imibanire ya kiremwamuntu, uyu ni perezida nyaperezida, perezida Barafinda Sekikubo Fred, perezida wa Ruda mu Rwanda hose, East Africa, Afurika n'isi yose,
bityo rero kuba ndi perezida nyaperezida nyoboye abaruda n'abarudakazi bagera kuri miliyoni 10,200 n'umusago. Bityo rero umuruda yemerewe gutura aho ariho hose ku isi, haba imbere mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda cyangwa ahandi hose ku isi hasigaye hose. Umuruda yemerewe kujya mu Bushinwa kwiga, yemerewe kuba muri Amerika nk'umuganga yagiye kuvura, ashobora kuba ari Dubai nk'umucuruzi, ashobora kuba mu Buyapani rwose yaragiye nk'impuguke igiye kwigisha no guhugura Abayapani muri ibi na biriya mu buhanga n'ubuhangange butandukanye, bitewe n'uko abaruda twabatojeje umuco ndangabantu no kugira ubuntu, kuko nabo babugiriwe babuhawe n'Uwiteka ku buntu bataguze batanaguranye. Bityo rero abaruda n'abarudakazi bose aho baturiye ku isi, mbere na mbere mbanze kubasuhuza, muraho neza Banyarwanda banyarwandakazi, mukomere kandi mukomerezaho aho muri hose ku isi. Ya rurema yaremwe n'Imana idushiraho itufitiye icyizere ko natwe tugomba kwigirira icyizere hirya no hino aho tugeza amaguru yacu, aho tugeza ibirenge byacu. Bityo rero ruda kuko yabaye ubukombe niyibazwa ibibazo byose byananiye abahanga bazengurutse muri kaminuza zose baminuje, ukibaza nimba baraminuje guteza imbere divorce, baminuje gusenyera ingo z'abantu bakaba bababwira ngo kubatandukanya nicyo cyabubakira. Ubu se batandukanye mugira ngo nibwo biba byazanye amahoro? Abana se babyaranye bo bazagira amahoro? Ubwo se muba mububakiye ikiraro cy'amahoro nabo abana babo bazigane ibyo nabo bazazubake, cyangwa muba mutojeje ko n'abana nabo nibakura bazazisenye nk'ababyeyi babo? Aho hagati ni irihe somo muba mutanze? Mwabategetsi mwe rwose murababaje kandi birababaje kandi biteye isoni n'agahinda. Imana yaremye umugore n'umugabo ntiyibeshe. Mwese bagabo mwenyine abagore mubashire ku ruhande, mwe mubanye neza se mu bwanyu ko mutafitemo divorce hagati? Mubanye neza? Noneho ku rundi ruhande nibarize abagore, mwe abagore ku bagore mu bwanyu mubanye neza? Mwe rwose nta nkomi se? Mugore yabanye n'undi nta nkomi? Bityo rero kambibarize, Imana yabahujije yaribeshe? Wa mugore we wa mugabo we, Imana yakoze umuti ikabavutsa, mukavuka mugakura mukagira ibimero by'akataraboneka. Iyo mukuze mukamenya ubwenge mukashaka mushakana mushirana mu mago, Imana ikabaha umugisha ngo muzahuze umubiri wanyu mubyare mwororoke nk'umucanga wo ku nyanja. Imana iryo yavuze yaba yararyibesheho se? Bityo rero mwabantu mwese banyarwanda banyarwandakazi baturiye mu turere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda, barababesha barabashuka baranabakabiriza. Kubw'iyo mpamvu cyane twe abaruda n'abarudakazi turababwira tuti, kuko inyoni nkuru itozi ntoya kuguruka, muzazubake zikomere rwose n'abana banyu bazigane ibyo. Abana batazigana divorce, abana mwibyariye ibitsina byombi nabo batazakura bafite agahigo ka divorce ku isi ya rurema, cyangwa se hano ku butaka bwa Gihanga ijana yadusigiye agasiga turagije Kanyarwanda, muragije abanyarwanda bose ibitsina byombi ngo bizabane akaramata. Nawe agiye kugenda asigira Musindi ngo nawe uzakomeze ufatire kuri urwo ruzitiro.
bene kanyarwanda ubarinde uzabubakire ingo zabo ariko zisingiye ku muco gakondo kanani yabo y'ubwo ni abanyarwanda twayihawe n'uwiteka tutaguze tutanaguranye kandi mu isezerano twagiranye ry'i kanani ntihari harimo divorce. Turababaza rwose kuri radiyo ya ruda, radiyo igiye kuba radiyo mpuzamahanga ibaza ibibazo ikenera kuyisubiza kandi yabaza igasubizwa, wayibaza ikagusubiza. Noneho na televiziyo y'abaruda nayo iri mu ikorosi, ibyuma bimaze gukorwa mu nganda birahasesekara. Tugiye kubaka igorofa bizakoreramo mu mudugudu wa Kindege wose, uzaba ari inyubako ndende y'abaruda y'amafime kuva hasi muri metero nka 15. Tugiye kuzamura amagorofa ahereye hasi, ariko nibigera haringaniye n'ubutaka, umuturage ayo mazu ye ahwanye n'isambu ye uko yanganaga, ni ukuvuga ingano y'isambu ye, aya mazu yose imiryango izavamo yose izaba ya nyiri butaka. Nuko twabaruda tugiye kubakira abanyarwanda bose, nta kwimura umunyarwanda umugira impunzi mu gihugu cye. Kirazira haba, tugiye kububakira duhere kutabimura ku butaka kugira ngo tubarinde za divorce. Hanyuma inyoni nkuru itoze ntoya kuguruka, itoze abakiri bato n'abakuze mu kuzubaka. Ingimbi, abangavu, ibikwerere n'abasaza n'abakecuru bose mujye umwe ujya mbere, bose bazafate ibendera rya ruda, bavuge ruda urakarama urakaramba nk'umusoro w'u Rwanda, ariko usoresha cyangwa hasoreshwa bari munsi y'igishoro cya miliyoni 6 gusa, abari hejuru kuzamuka babe aribo basora, kandi bakoresheje progressive taxation system. Demand taxation system tuyitere ishoti, tuyisimbuze divorce. I mean tuyirukanane na divorce, byose tubisimbuze supply system ya taxation system, niyo tugiye gukoresha, izazamura igangahure ubukungu nyarwanda n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose. Dusoresha abamaze gushinga imishinga bayifite muri make, abatarakomera mu bukungu no bataranagera n'ubunararibonye mu byo bakora byose, bari munsi y'igishoro cya miliyoni 6. Tubasonera umusoro, bahangare ibyo abandi badashoboye, bahangemo imishinga bakore, noneho amasaha 28 iminsi 7 byose babibyaza umusaruro. Umukozi wa leta akore kuva saa moya ageze saa 6 yitahire, ajye kwiga cyangwa ajye gushinga indi mishinga yamuteza imbere n'urugo rwe. Noneho undi amusimbure saa 7 ageze saa 12 nawe yitahire, abajya kwiga bajya mu kazi runaka bagende bakore, bongerera ubumenyi, biteza imbere mu bukungu no mu bindi byose hamwe, kandi babyigisha abakiri bato. Noneho undi atangire saa moya nimugoroba ageze saa 6 za nijoro, nawe atahe ajye mu mashuri se, yongerera ubumenyi, ajye mu kazi se, ajye guhanga ibyo yahangaye gukora. Bityo rero undi atangire saa 7 za nijoro akeshe, noneho nawe agende mu yindi mirimo hirya no hino mu gihugu cya ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero uwahembwaga miliyoni 4 muri leta, tuzisaranganyemo abo bantu 4 muri ibyo byiciro 4 cyangwa mu mashifts 4. Noneho abantu tubasaranganyemo imirimo, twimakaza imirimo mu banyarwanda bose bicina byose. Noneho tuzaba duteye ishoti ry'ubushomeri mu Rwanda, birumvikana n'ubukene n'impanga zizajyana. Bityo rero ubushomeri n'ubukene nitubitera ishoti bigahunga, kuko byose ni ibibanyi ni ibivukanyi,
tuzimakaza imirimo mu banyarwanda bose bakora amasaha 28 iminsi 7 yose nk'uko twabisobanuye haruguru hariya. Ni ukuvuga abanyasabato bazajya ku isabato badakora nk'uko byari bisanzwe, ariko ku cyumweru bagakomeza akazi. Bityo rero abasenga ku cyumweru nabo bajye gusenga ntibakore, ariko none abo ku isabato bakomerezeho. Bityo rero nuko tuzajya dukora ikiruhuko umuntu azajya kigira ku munsi w'isabato yiwe. Ubwo n'umuyisilamu azajya aruhuka ku cyumweru cyangwa uko abishaka, amasaha yo gusara nagera agende yisarire, nimba bitabangamira akazi ke akagarukemo, akomeze akore rwose, twikungahaze mu mirimo yose kandi mu kazi kose, abakuze n'abakiri bato, ibitsina byombi rwose. Abanyarwanda bakore bibyaza umusaruro, babyaza umusaruro amaboko yabo, amaguru n'imitwe, rwose bajye bagenda bemye mu kazi kose. Noneho bakore, tubatoze kuzigama kare kandi batangire gukora kare, kandi nibazigama kare bizagwire kare, bazavemo abashoramari kare. Noneho bakore bagure imishinga yabo yaguke, barwanya ubushomeri, bimakaza imirimo muri bo no mu bandi bose, izitwa imbaturabukungu ya bose. Bityo twabaruda tuzatera ishoti kugumirwa, tuzashingira abenegihugu ku buntu kuri konte ya leta. Abakobwa n'abahungu musonje muhishiwe, ni muri urwo rwego rwo kurwanya divorce, tugamije kwimakaza gushinga no gushingira ingo abanyarwanda zihamye hamwe, zizira divorce yaturutse iyo n'abazisinyira batazi aho zakomotse. Bityo rero twe tuze kubakira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ingo zihamye hamwe zikomeye. Twe abaruda turavuga tuti n'abarudakazi n'uturuda duto tutarafatirangamo, turarahiye imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abanya East Africa n'abanyafrika n'isi yose, turigase ku ipasi ishushe bose babireba hano aho duteraniye. Rwose icyo kintu cyo kusenyera abanyarwanda ingo bubatse n'abanyafrika n'isi yose tugikuyeho kabisa, tugiye kugisimbuza no kubaha impamyabumenyi zo ku rwego rwa kaminuza mu kurwubaka. Abamarana imyaka 10 tumaze kubashingira ku rwego rwa buri mudogodo, tuzajya tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza. Bakongera indi myaka 10 tubongera indi mpamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka. Izo mpamyabumenyi bazajya bazikoresha nk'abakozi bandi ba leta bose, mu kubakira abakiri bato bagiye kuzishinga n'abamaze kuzishinga, no guhora babahora hafi, babagira inama, babakurikiranira hafi nka muganga uko akurikiranira hafi umurwayi we amukurikiranyeho uburwayi bwamurembeje. Bityo rero aba basaza n'abakecuru bose bazajya bakurikiranira hafi abakiri bato bamaze kuzubaka n'abajya kuzubaka, hanyuma batugenzurira bamaze imyaka 10 bazubatse, tubahe impamyabumenyi ziriho umukono wa Perezida wa Repubulika mu kuzubaka, kuko niwe uzajya uba ari we mwarimu mpuzamahanga wubakira abanyarwanda n'abanyarwandakazi mu kuzubaka. Kandi ibyo rwose bizubakira abanyarwanda ingo, nta n'umwe uzajya umarana n'umugabo we imyaka 20 uzaba ucyongeye gusenya urugo rwe. Ikindi nta n'umwe uzongera gushuka mugenzi we ngo azisenye anyuze muri divorce. Nicyo kibatiza umurindi n'umuhoro wo gusenya ingo z'abanyarwanda kizaba cyaravuyeho, cyaratewe ishoti. Himakazwe kubaka ingo, twubakira abanyarwanda. Leta isisikazwa no kubakira abanyarwanda ingo aho gusisikazwa na divorce zabasenye zabamaze ngo nabo bazisenye nk'izabo.
abo bashobora kuba basishikariza abantu divorce bashobora kuba nabo barazisenye zitubakitse zidakomeye, ugasanga bazishoramo abandi ngo nabo bazisenye nkabo uko zabo zasenyutse. Bityo rero dukurikije abapolitisiye bari kuri iyi si, mwese mube intangarugero muzubake zikomere, kuko mwe ruva ibukuru bucya wakwiriye hose. Nimuzubaka n'abo muyoboye nabo bazazubaka, zihame hamwe none n'abana banyu bose imbumbe hamwe bazigana ibyo rizabirage ry'Abanyarwanda, Abanyafurika n'abaturiye isi. Mu kurwubaka izo mpamyabumenyi muzajya muzikoresha mu kazi ka leta kose, uzaba yifite azaba ari inararibonye, azaba ashobora no kurerera igihugu n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose. Bityo rero uwazaba ari umuntu ukomeye cyane, uzaba ufite impamyabumenyi y'imyaka 10 mu kurwubaka, n'ufite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga mu kurwubaka amaranye na mugenzi we, ubwo ni ukuvuga umugore n'umugabo bamaranye imyaka 20. Gutyo uko bagenda bazamuka ariko tugenda tuzibongera, bari nako bazamuka mu ntera, ubwo ni amaranka mu kurwubaka, ubwo n'imishahara igenda izamuka. Gutyo niko tugiye kubakira Abanyarwanda ingo zabo, twubake tusigasire gakondo Kanani y'Abanyarwanda mu kurwubaka, aho guteza imbere divorce. N'abo ba divorce tuzabatabara aho zabazonze zabasenyeye ingo, tuzabasubiranya, ndetse n'abatandukanye n'abana babo n'abagore n'abagabo tuzabasubiranya, tuzububakire. None tusuzume neza icyo mwapfaga, mumenye ko kirutwa n'icyo mupfana. Imana yabahujije ntabwo yibeshe koko. Imana yafashe abagore n'abagabo ikabahuza ngo barwubake, ntabwo yibeshe. Yari nyabwenge, yari umusaza w'ukuri ureba kure, ahubwo yabakubise ikizamini abazisenye mwe mwaragitsinzwe, birumvikana. Ariko abakizikomeyeho mumaranye imyaka 10, twe nitumara kurahira Abaruda tuzahera kuri mwe mwazubatse, tuhite tubaha izo mpamyabumenyi, kuko muzikwiriye kandi birakwiriye, kandi nibyo koko. Urabona n'abubatse baramaze kwiga kaminuza, baravuye Harvard University n'izindi kaminuza zose ku isi ntaherewe ndondora, barazubaka ariko zikabananira, kandi bafite ama PhD n'izindi mpamyabumenyi z'ubuhanga butandukanye. Bityo rero nimba izo mpamyabumenyi bakuye mu mashuri zigaragaza ko bafite ubumenyi, ubwenge n'ubushobozi koranabuhanga utabwirengagije, mu buciriritse n'ubuhambaye, ibyo byose bakaba barabihangaye bakabishobora. Kuki badashobora guhangara ingo mu kuzubaka? Kuki ari abanyabwoba? Kuki bafite ubwoba bwo kubaka ingo ahubwo bakitabaza divorce kuzibasenyera vuba vuba? Kuki batagaragaza ubuhanga n'ubuhangange bakuye muri kaminuza ngo bazubake zikomere, zibe intangarugero kuzaba basigaye bataragiye mu ishuri? Wenda uvuge ngo impamvu zisenyuka nuko batagiye ishuri, igisubizo tugishakire muri kaminuza. Nimba noneho kaminuza rimwe musenyi ingo mu buryo bunyarutse nka network, nk'umurabyo mu kirere, abasekonderi mwese mwize mukaba rimwe muzisenya vuba mwitwaza ngo ni uburenganzira bwanyu bwo gusenya ingo, mwitabira divorce. Icyo mwarakishe rwose. Kaminuza tuzanye niyo kubaka urugo. Rugo warutsinda, ni ukuvuga n'impamyabumenyi tuzajya tuvuga nazo warazitsindiye koko. Naho nimba uzaba ufite izo mpamyabumenyi z'ikirenga zo hirya no hino ku isi, ariko urwo kurwubaka, impamyamenyi yo kurwubaka ikagutsinda ntuyibone, nturwubake ngo rukomere ngo uyitunge nayo, Imana izakubaza impamyabumenyi wakuye ku isi ziri hehe, uzatangirire kuri iyo yo kurwubaka. Uyereke dore impamyabumenyi nayubakanye, nayibonye ndwubakanye na kanaka na nyirakanaka,
none n'abana musarura imbumbe mwatubwiye Imana ngo muzabyare mwororoke nk'umucanga wo ku nyanza. Dore abana ngaba abuzukuru twabyaye badukomotseho ngaba, abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bose muzaba murikira Imana mubikesha kutarusenya nk'uko divorce bibategeka yaturutse iyo, ahubwo muzabereke uwo musaruro imbumbe, muzayereke Imana mwarabyeretse n'abo ku isi ibirori tuzabakorera ku rwego rw'umudugudu, muzongere mubyerekane imbere y'Imana mwararwubatse. Na kaminuza muzifite ni akarusho. Imana kuko ikunda abahanga mu kuzubaka, ikunda n'abahanga bize bakaminuza. Bityo rero Imana izabagira icyizere no mu ijuru n'ahandi hose izabatuze, izabagira icyizere. Mushobora kuzamara imyaka 1000 muri mu isabukuru y'ubukwe gusa buhoraho, kandi rwose muzazubake. Uyu ni perezida wa RUDA. Kubibabwira ni ukubategura kugira ngo twe nituza abaruda. RUDA ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good many causes. Muzazubake zikomere zihame hamwe, mugire ngo ni amarezo rwose bubakiye iminara itanyeganyezwa n'umuhengeri w'imyuzure itambuka cyangwa n'imiyaga inkubiri za serwakira zose. Minara isigara yemye, imiyaga serwakira zo zahise. Bityo rero mwe muzakomere mu kurwubaka. Abanyamatorero mwese muzafashe gukwirakwiza inyigisho nshasha muri iki kinyejana cya 21. Ntimuzashyigikire divorce, ntimuzabemerere gusenya, ahubwo murebe igituma basenya, mubibasuzumire neza, mubakize ibyo, mubahate imirimo bakora amasaha 28. Abantu bahugire mu kazi bazabura umwanya wo kujya kwiga kuri divorce. Umukozi wa leta ajya akora kuva saa 7 saa 6 ajye mu kandi kazi. Ubwo no wiga nawe rwose, abasirikare, abaganga bose bajye muri ibyo. Abana bayigishwe inshinga 20,000 mu mashuri abanza n'ayisumbuye na za kaminuza, bige baminuze baba bahanga mu bihe 38. Ubwo ni 38 tenses. Ibyo bizarushaho kuba ingirakamaro kurusha uko bakwimakaza banateza imbere divorce. Bityo rero tuzateza imbere ubuhanga bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga. Ubushakashatsi mu byagoranye tuharanire kubihindura ibigori tugaburira abashonje. Ibyo byagoye abanyarwanda abategetsi batubanzirize, barabategetsi koko twe tuze turi abayobozi ndongozi ntangarugero, tuze kuyobora ibyo byabananiye tubihindure ibigori. Ibyo bigoye byose byananiye ikiremwa muntu tubihindura ibigori tugaburira abashonje. Babona kawunga n'igikoma rwose sinababwira, bazijuta n'ibindi byose babona imbaraga zo kubihinga, bahinge batabirebeze, babyare hungu na kobwa babone icyo babagaburira. Kubw'iyo mpamvu perezida wa RUDA ushaka kumubaza ikibazo cyose ahawe ijambo, ahawe ikaze, mujye mubaza. Hari ikindi mwabaza? Ndabona ibi kibazo wagishubije neza, dore ko nari ndondeba bamwe bagiye baca ku rukuta rwacu rwa Facebook. Witwa Michel aratwandikiye ashimira iki kiganiro ko ari ikiganiro cyiza cyane. Witwa Pascal uri ku aratwandikiye ashima kino kiganiro ko ikiganiro cyiza. Ndabona avuga ati tehehe, ati noneho diplome zimwe twayaga twiratana zigiye guta agaciro, ahubwo original zigiye kuboneka zo kubaka urugo. Reka rero tubashimire muri kiganiro, mwari muri kumwe na Naftali. Muzaza bageze ikiganiro muri iyi minsi mu gihe tukitegura uburyo muzaza muhamagara turi mu kiganiro mu minsi mike. Nabyo abatekinisiye ndabona bari kubitunganya, tubabwira nimero n'ubundi ni za zindi, ni 0783248622, cyangwa se wowe ukandika wa3 RUDA ukashyiraho akadomo ukashyiraho tike. Muzaza mutugiraho mu buryo bwihuse, aho wanyura hose, wajya kuri Facebook hose muzaza mutubona. Reka tubashimire Perezida Barafinda mu kiganiro cyiza
tugiranye. Murakoze. murakoze cyane rwose, muzasuhuriza abo hirya no hino imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Bityo rero murakoze cyane, natwe turabashimiye.